ikintu kiri gukora cyane ubu ngubu ni abakobwa barimo barambara ukuntu ntazi bashaka nyine kumenyekana kuba basitari cyane banyujije mu kwambara nyine gusa nyine ari ukuntu yambara ku buryo bigaragara ko aguteje ibibazo. Ni Papa Cyangwe niwe wakubye Shadibu. Rero buriya Shadibu yaravuze avuga amagambo atari meza ariko hari yarisebeje nk'umusitari. Turasuje tubaye ikaze mwese mukomeje kucyana ibiganiro bya Yawe TV aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye by'imwereko igihugu cy'u Rwanda, abanyarwandakazi. Twizere ko mumeze neza kandi namwe mutameze neza ni kwisimera umunsi ni byiza ejo ni bibi. Ni Yawe TV nk'ibisanzwe, kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu. Ni Ange nk'ibisanzwe, imbere ya kamera muri kubona umusore tugiye kuganira nawe, tugiye kuganira kuri byinshi kuri we, muraza kumenya byinshi kuri we. Reka nangire mu ikaze, tugaye ikaze. Murakoze. Amakuru yawe ni meza. Uyatangira wibwira abakunzi ba Yawe TV bakurikiranye iki kiganiro, uri muntu ki? Njye amazina yanjye banze nivuge, nitwa Setuyu wa Danje. Ndi umukomedian kabisa uri kuzamuka mu Rwanda kandi ufite icyerekezo, unabasaba ko mwana mushyigikira. Kuko abafite udushya kandi twinshi, ibintu mutigeze mubona n'abandi bakomediye bakinnye, nabasaba ko mwankurikirana rwose. Hanyuma utubwiye ko uri komediane, utuye hehe? Ntuye i Masaka mu Biryogo. Kabisa aho ngaho muri za Biryogo. Ntago ndi umuryogo, nuko ntuye mu Biryogo n'ahantu ariko ni Masaka donc ni Biryogo muri Masaka pana y'Inyamirambo, naho hari ahantu hitwa Biryogo. Niho mvuye kabisa, ubu ngubu niho ntuye tu. Hanyuma ukora akazi ko gusetsa abantu, reka ariko nabyita. Kuri wowe comedy ni iki? Comedy ngiye buryo nyifata ko iruhura abantu baba bafite ukuntu barushye mu mutwe. Urabona nk'umuntu aba afite ibibazo cyane, isura abonera tubabaje, duhura n'ibibazo byinshi cyane. Rero iyo umuntu abonye comedy abasha kuruka mu mutwe, agaseka, akishima, iminsi yo kuba ikiyongera. Watubwiye ko witwa Setuyu. Setuyu ubundi wadusobanura amagambo, hari umuntu uri kumva Setuyu, ntago nanjye ubwanjye ndi ko nabasha kuvuga ngo Setuyu ni iki? Ubundi Setuyu ahantu ryaturutse, Setuyu kera nabaga za Gisenyi ariko nkaba nkana umuntu ubundi wo gusetsa, bivuze ngo ni Imana narayivukanye. Baje kunyita rero Setuyu kuko nari mfite ubukubaganyi bwinshi cyane, kuko urabona iriya karita yatuyu yatuyu murayizi niba ukina amakarita, sinzi urayakina amakarita. Iriya karita buriya irakaze cyane, nk'iyo uri gukina cyane nko mu wabasisi ikarya ari ipigo cyangwa se ikarya ariyo ya mbere nyine, kiraba ari igitego ubu ngubu birangiye nta yindi inkuru irenze. Rero bivuze ngo kari agaka karajagajaga. Rero nanjye banyise Setuyu gutyo. Rero ntangiye akazi k'ubukomediye, biba ngombwa ko ari ryo nkomereza ko n'izina ryankujije rizanansazisha. Setuyu naho ryaturutse. Hanyuma rero ukaba warinjiye mu bukomedian ngo mu buryo bw'umwuga, ariko nabivuga ryari? Natangiye gukina komedi mu kwezi kwa 8 ku itariki 16 2019. Corona itari yaza. Ubwo urumva amaze umwaka n'ukwezi kurengaho. Hanyuma ngewe nkuko mbizi cyangwa se nabonye utari hari groupe mukinana. Ira groupe mwahuye gute, ku gitekerezo cyaje gute kugira ngo muhure mwishyire hamwe kugira ngo mukore nka comedy? Ubundi ira groupe kuntu twahuye harimo uwo bita Joker twarahuye ko nabanje kujya nkina ndi njyenyine gutyo nkina ku giti cyanjye. Noneho uburyo twaje guhura Joker naramubwiye ngo akore subscribe cyo genda byibuka, arangije arambaza ngo atariko ko mbona ukina na wenyine, nta bandi bantu wabona ukina wenyine, nta bandi bantu wabona mukinana. Ndamubwira ati ndimo ndabashaka dukinana, niko guhita ambwira ati rero nanjye ndabizi mfite impano, twafashanya tukazamura urwego rwacu tugatera imbere. Joker tuyicara tubiganiraho, mukoresha isuzuma bwa mbere, mbona aranabiza aranabikora cyane, ahubwo nsanga yaje mu gihe nari mukeneye. Uko Joker twahuye rakiwe twe dusanzwe tunaziranye n'abana bo muri quartier, twe dusanzwe tunaziranye ubwo kubera ikibazo cyo kwiga yari yarabaye yavuze ati kuko twatangiranye projet ako we kubera ikibazo cyo kwiga aravuga ngo agiye kuba bihagaritseho gatoya, ariko tubiziranyeho nyuma za kugaruka. Hariho n'uwitwa Mama Nora, no mu mama nawe ni inshuti ya mama, nawe namusabye ko yamfasha tukazamuka kuko nawe yari asanzwe abizi. Nawe aranyemerera
n'undi bita Shamimu nawe murebye turabo muri quartier turanaturanye urumva twagiye duhura ari nk'Imana ibikoze dusanga rero kujuje ibisabwa niko gutangira turakorana ariko murabona ko ibyo turi gukora bifite icyerekezo. hanyuma rero mu komedi yo mu Rwanda nkawe se tuyibona ute wayisobanura uti? Ya komedi yo mu Rwanda imaze gutera imbere cyane nanasaba ko n'abandi bashaka gukina komedi cyangwa se n'abatubanjirije bakomeza bagashyiramo imbaraga nta gucika intege kuko urabona ko urwego rwa komedi mu Rwanda ruri kugenda rutera imbere. Ubundi mbere wavuga ko uri umukomediani kukina komedi abantu akavuga ati uriya mutipe ntago yuzuye cyangwa se uriya muntu ntago yuzuye yaba ari ubugoryi gusa ari gukina ariko mu by'ukuri nshimishijwe nuko umuntu yumubwiye ngo ni umukomediani ahita aseka ukumva ko ukabona ko donc ari ibintu byiza kandi nawe bikamushimisha ukabona ko bimushimishije. Sha ebane kabisa Imana dukora ibitangaza komedi mu Rwanda iri kugenda izamura urwego rw'abasore cyane ko burya komedi ni ikintu cyiza cyane kandi burya gituma wumva unameze neza bura nkanjye ntago wambona ndakaye nibinabaho ntarakara gute kandi ngomba kuba ndi free kugira ngo ibintu nkora mbikore bindi mapana guhangika abantu kurya iyo ukoze n'ibintu bidafite sense ntago wanazamukana n'ubwo wanagera kure rero kandi ngo nta kintu ugera utavunikiye tu. hanyuma se murifuza kugerayo nka setu y'komedi mufitiye intego muje guhindura iki muri komedi nyarwanda? Ya muri komedi nyarwanda ari ikintu tuje guhinduramo twe tuzanye umwihariko wa acting kurusha amagambo menshi. Urabona twebwe dufite acting nyinshi cyane urabona ari ukuntu komedi ziriho mbo ntago ari kubasebya wenda sinzi komedi nyinshi cyane ziri kuza ubu ngubu zirimo ku amagambo menshi cyane nyine kuba wakuvuga ukoresheje amagambo ariko acting ikaba nkeya kuba wakwa urabona nka biriya bintu Sharo yakoraga buriya Sharo ndamukunda niwe namwireferaho buriya cyane ira acting ye kutavuga abonye ko ari ibintu byiza cyane rero nanjye ndashaka kugira ikirenge muke nkazamura urwego rwanjye kuri acting nyinshi kurusha amagambo menshi. Aho twinjiye mu buzima busanzwe ni iki wakoze ukumva urasebye? Sha ikintu rero nakoze nkumva kiransebeje ni umunsi twe turi ahantu kwa muganga nicanye n'umwana w'umukobwa sibyo noneho hari ukuntu uvuga urabona hari ukuntu uvuga nyine cyangwa se witsamuye ugahita ucira amacanshwe tw'amacanshwe tuhita tumutarukira mu maso narababaye biranambabaza numva n'isoni ziranyisha abantu bose baranandeba aranihanagura ariko ni kera ntago ari muri iki gihe nyine tuniza amani kera nyine birambabaza cyane kandi nifite gahunda yo kumutereta no kumusaba urukundo ariko urumva icyo gihe nta kintu wavuga riri namuciye nibisinzi nibwo hari ukuntu bavuga ngo hari ukuntu umuntu avuga agatuducanshwe ngo babyita ngo niba ari ngo sinzi uko hari umukecuru abimbwiye ariko nyine ngo buri burya inyama ubwo rero naravuze bamuciriye mu maso. None waraziriye so umunsi? Sha yewe nariye nibirenze inyama ubwo urumva nari mfite plan yo kubwira umwana ko mwemera kandi twanahuje twanaganiriye ubwo urumva nyine nahise ndaburiza. Uheruka kurira ryari? Njewe shara kuva nakora ntago ndarira rwose. Ujye utaririra n'umugabo mukuru ararira kubera yuko njewe sinzi wenda sinzi ukuntu Imana yandemye ndi umuntu ufite umutima ushobora gusporta ibibazo byose uko bishwe uburyo utabonirira ryanjye. Amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Rero bayatemba ajya mu nda inda yaba yaruzuye tu kabisa kuko nababajwe kenshi ndumva ariko binibyo ntago kuri ubu ngubu ni iki cyubona kiri gutrendinga kuri social media ukabona ni ikintu cyugarijwe cyane kuri social media cyane cyane ikintu kiri gukora cyane ubu ngubu ni abakobwa barimo barambara ukuntu ntazi bashaka nyine kumenyekana kuba abasitari cyane banyujije mu kwambara nyine imyenda nyine iri sex kuntu tu bambaye gute abakobwa ari ngiye gusanga umukobwa asanga yakubise nk'agapira mo hano harimo haragaragara uri kuramo indani ugasanga undi noneho ahubwo ari akantu kanangaje gato ya nsimbutse gata ku kibazo warumbajije ejo bundi kuva hariya Kacyiru narimo ndataha telefone yaguye hasi umukobwa ifite nyine ari ukuntu ugongana n'umuntu wenda telefone igahita igwa hasi. Wari umugonze se? Wenda ntabwo yari umugonze nyine ni umuntu wari umunyuzeho aramugonga nawe atabiteganyije kuko umukobwa nyine yari yasaga nk'uwarangaye atabonye ko umuntu amuri inyuma baramugonze amugonze rero telefone igwa hasi bitewe n'uburyo yari yambaye nkubwiza kuri yanje kwitoragura byaramunaniye arahagarara yireba gusa n'abantu nabo baramwe aravuga ati reka turebe ibye. Ngero nyine nk'umuntu wenda utekereza ukuntu naravuze ati n'ubundi kumureba ntacyo biri bufashe narayitoraguye ndamuha ndayimuhereza mbwa ati sister kira rwose aranacimira cyane nako binamushimishije
ya nuko nyine nari mfite agafone ka fake nambara namwatsi na nimero ariko nyine naraheje ndavuga ati nakundi gusa nyine biriya bintu nibyo nyine bigezweho kwambara imyenda nyine babunuza nyine ukuntu ku buryo no kunama biba ikibazo. ni bande bantu ujya ukurikirana nko kuri social media ukabona bambaye ubusa cyane bakabije? Rero buriya njya nkunda gukurikirana umuntu bita Keti Bashabe uramuzi? Urana waranyica rwose none hari uwo bita Sani wararenze rwose yarenze. Keti Bashabe niwe wambara ubusa? Ya ubundi bavuze kwambara ubusa kenshi ntango bavuga ngo barambara ubusa ngo bashyire hanze imyanya ndangabitsina yabo, gusa nyine ari ukuntu yambara ku buryo bigaragara ko aguteje ibibazo wamureba ukavuga ati rwose uyu mwana w'umukobwa. Ibibazo aguteza ni ibihe? Ibyazo ni bya bindi DJ Pass nabirimbye ngo abasore bafite ubushyuhe n'abakobwa, ubwo urumva nyine uhita ugira ubushyuhe. Hari nk'abasore dukunda kwiyambara nk'uducupa, hari igihe ushobora nko kuzura umugara ugasanga uraraburije mu bantu kandi bijya yongeye bimaze kumbaho nka kabiri. Hari umunsi byambaye rwose abantu umugara kubyina sinzi ko kuzura umubyara ari ukuzura umugara ni ikinyarwanda nyine kimbitse ntago nabivuga nyine nawe urabyumva aba ari ibintu nyine abantu bakurikiranye hari abantu bari kubyumva n'abatari kubyumva spectacle bose batabyumva kimwe. Ubundi ngo nugushyukwa reka tubivuge gutyo nibwo babyumva neza ariko no ko umuntu aba yanga kubivuga ariko shaka ugasanga rero huye n'ibibazo kandi rero buriya biba bivuze ko umusore abakobwa bagomba kwambara bakikwiza. Ya nanone ku rundi ruhande ntago umukobwa wambaye rumbiya nanone ntago abigaragara neza ariko nanone hari ukuntu wambara nk'ubu wambaye ijipo igeze mu iringaniye nko mu mavi neza cyangwa ikanzu aho sava ariko hejuru y'amavi ubu duteje ibibazo. Ntago watereta umukobwa wambaye ya wamutereta ariko nyine ni kwa kundi ubabuze uko ugira nyine ukavuga ati nakundi kuko ubona ari mwiza kandi unamukunda ukamwihanganira ukabikora. Hanyuma rero watugiye kuri Sani ndetse na Keti Bashabe. Sani ngo ujye umubona kuri social media, Sani umubona gute? Ya uramu baby rero ni baby mwiza kabisa ariko nawe rero arakabya akatwicisha ubushyuhe cyane. Rwose gusa ndamwemera akomerezaho buriya nibyo yahisemo nyine iriya niyo mpano ye nyine nta kundi nyine niyibereho. Sani ramutse aje kugutereta se wabigeze ute? Ntago namwemera sinkubeshye wapi rwose kubera yuko uriya rero nta n'urukundo yagwa cyane ko bizwi ko abasire batajya bakundana nta rukundo ngo bagira biba bibujijwe ni ukuryoshya ukamuha ifaranga ukikomereza. Ubwo urumva aje kumbwira ngo arankunda ntago nabyumva byaba binagoranye. Niwe muhanzi uririmba nabi mu Rwanda? Uzi umuhanzi uririmba nayo mu Rwanda shabika nambabaza nkavuga ati umuhanzi rero aririmba nabi tu igisupusupu. Igisupusupu ntago nkunda ziranjyana ze rwose biriya byataye pozo nako yanazimye muri iyi minsi gusa nyine aba ari fresh ariko najye mu njyana z'urubyiruko ave mu z'abasaza dore niba ashaka gutera imbere no kurya hiti nta urambwira nk'irandirimbo wayicuranga nko muri Tanzania bakayibyina ariko kameme nk'indirimbo nshyashya ya Maloni yasohotse ndi kubona arimo n'abastari barenze ba Bushari ba Betray na ba Marina bose irawana yibyina kameme ariko sira batangira avuga ngo ni ibitomate. Abantu bavuga ngo Bushari oya gisupusupu gisupusupu asa na Bushari. Eka nana wahuriro reka abantu babivugaho ngo baranabyibagiye Bushari raboga rumva uraye nuramusasa mu gusa mu buryo ariko nabantu basariga gusa se mu maso shana hana amahuriro wapi gusa nanone Bushari ni igikara cyane kurusha igisupusupu hako nyine ntago basatu inarebye ntago banasa nta namahuriro ahubwo hari umukinnyi wa filime kera wakinaga filime wenda gusa neza nka gisupusupu yakinye kera muri zira filime zaba Kanyombye sinzi niba uzizi wigeze ubona zira filime Bakanyombye bakinaga za kera bagitangira harimo na banyina wa Mbogo hari nakubaho urayize ntabwo ngemba numva n'izina ryayo hari umujama rero buriya basa ibane ahubwo n'ubu ngubu umenya nakina uriya bita ngo ni Papa Sava Seburikoko uri umwitegereje neza barasa no kuko bose bafite n'ibihanga sha wallahi ni photocopy n'ibihanga Papa Sava afite ibihanga ni inyinya reka batazanyica avuga ngo ni ibihanga ni inyinya ariko nyine ubona ko basa kandi sha ni n'abasaza bose ubona ko banavukiye rimwe ntawamenye. Sava kandi ngo ni umusore ni ifaranga nta busore buri hariya igisupusupu umuzi agikubita iningira yarazanya Mirambo uzi ukuntu yari ameze wallahi we nuko ameze ubu ngubu biratandukanye nyine Papa Sava we igisupusupu afite umugore ariko Papa Sava we ni umusore ahubwo uriya we nawe nagira ashaka umugore kuko amafaranga arayafite n'abana ndibaza yarabahaze nashaka umugore ave
mu bintu byo guhirirwa azenguruka mu Rwanda kuko burya ariko umugore ni mwiza kandi burya Imana ntabwo agwa umugisha udafite umugore none se bibaho nanjye kuko nubundi ni ukuvuga ngo nanjye rero nimara kumva mpaze hiti nzagira mvuga ati nanjye rero mu bana bamfana reka mfatemo akana kamwe twibane nawe urabyo kuvuga ngo azashaka n'icyo amaze gusaza wapi none se ubwo urumva ni handi uzana umwana w'umukobwa kuko utagifite imbaraga nta kagongo aho akaba gukurikiye ifaranga gusa ugasanga nka mu gitondo aje kwirebera nka ba setu bagifite baba bogari bakimeze neza bakamukorera umuti ni bogari ufite so ibonera buno bwana nta basore bake bagufite mu gihugu hari umusore ukurusha swaga hano mu Rwanda sha arahari kubeshya ni kubi ariko nawe ni gake ni rimwe ndusha ni nka 99% wenda wenda ni nka rimwe mbusha kugira ngo rimwe niko nabivuga sinzi uko nabona uko mbisobanura muri pourcentage ariko ni gake kandi uwo musore burya ufite swaga ngiye nanemera hano mu Rwanda rero Shani Bruce Melody kabisa niwe musore numva kundenze tu ariko ngo abasore abakobwa bajya bakurwana ngewe sha amaze kundwanira nka batandatu gutya ariko nkabihorera nkabareka kuko ngewe ndacyafite byinshi nyeneye gukora nago nyeneye kujya mu bintu by'abakobwa cyane nitwa Decat turamuzi Decat ndamwumva ariko sindamubona ariko na Instagram njya mu following tu ariko abantu benshi bavuga ngo agira ubujarwa Decat arakuntu yakoze yavuze karambabaza avuga ngo Bruce Melody ngo ni 50 ngo yatsinde ngo ntago ari miliyoni 50 kari akantu nyine karambabaje agiyemera akaba ko umutipe yamusize anayamanike areke kumusebya nago biraba ajya yamanika none se ngiye nkurasura n'urugero ndi umukomedi akunda yamanika ko Nyakso yansize na Decat iragiyemera ko Bruce Melody yamusize kandi we mustari umara birenze mu Rwanda nise ninde wundi nawe rwose iki wabwira Decat mu byo ajya gukora avuga rero icyo namubwira sibyo sha nta basore bagira ibintu nyine by'amagambo kuntu ntaga bari byiza kuko erega na Yesu yavugaga ziga uzuko ibyo n'Imana yamutumye byose atabivuze nase Decat aravuga sha binarenza ahubwo nyine agire control ntaga ari kuri ubustari babwubaka si n'umuntu numvishe nabarango ni papa cyangwe arimo ararasira Bruce Melody nge nubiki nibiki ngagiye muri za gakondo yapo akabyihora ariko buriya umuntu afite uburenganzira bwe afite uburenganzira bwe sinka kuri Shadibu yasaze ngo Decat ngo yamukupye none se gutasara kandi umuntu afite uburenganzira kuri telefone buriya nuza yasubiye harya pardon ntago ari Decat ahubwo ni papa cyangwe niwe wakupye Shadibu rero buriya Shadibu yaravuze avuga amagambo atari meza ariko hari yarisebeje nk'umustari ntago agombye gushyira hanze ko banamukupye uruzi igisebo yagiyeho kandi yanakoreye izina papa cyangwe uko yaramukupye sire yikomeye nk'iri yakuyikupa naho bawihagazeho cyo nabwira rero Decat ntagabanye ibintu byo kuvuga abastar ejo bundi nanjye atazanyumva Mr Bean yanumiye agatangira ngo setu niki nge yaba mbabariye kabisa nazamvuge mu bavuga ababyihoreye tu acisha make wallahi kuko ngewe twakizwa n'Imana ngo uraza kwisha ikiganiro gira icyumubwira Decat rero gusa icyo namubwira Decat rero nk'umusaza ndakwemera ariko nawe uri kudusebya nk'abasore cyangwa se nk'abastari bazwi mu Rwanda gabanya amagambo ariko nyine nk'umuntu w'umustari uvuga ibintu bizima tu gusa ariko ndakwemera kandi komereza nk'umusaza okay wakoze kubana natwe setuyu ku bantu bajya bareba setuyu comedy babwire social platforms zanyu bashobora kubasangamo basangaho babakurikirane babakore subscribe babashyigikire kuri YouTube ni Visual Fix Entertainment kuri channel yacu ya YouTube na Instagram ni setuyu 250 setuyu 250 aho ngaho basha gukurikirana ibikorwa byacu ariko n'abakinyi banjye nabo wabafollowinga nka Lucky ujya kuri IG kandika Instagram kandika Lucky R ndende u canaka Joker ibyo ni ibisanzwe ni Joker ni karita setuyu rero hano bashobora kumva setuyu nanone setu bashobora kuyandika mu cyongereza bijya barabonye bwira ngo bakore subscribe kuri setuyu akayandikira mu cyongereza no setuyu ni sa mu kinyarwanda ya u ta na u nyine mu kinyarwanda setuyu kabisa mukore subscribe mukore na share ibindi ubundi Imana ibaho umugisha tu kubana natwe cyane setuyu